Sashimwe bene data amahoro y'Imana nabane namwe mbashuruje bifuriza amahoro y'Imana cyangwa umugisha w'Imana ukomeze kubumaho. Ndongeye ndagarutse nubize Imana Dieudonné, Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya rero impamvu nongeye kugaruka, hari message Imana yampaye zikomeye cyane. Ari ibintu Imana yambwiye kubwira abantu, n'abantu bake gusa ntago ari benshi. Yambwiye ku bantu babiri n'undi wa gatatu umwe wenyine, ariko nawe urebye akubiye muri uwo nguwo wa kabiri. Umuntu wa mbere Imana yambwiye kuvuga, yambwiye kubwira umuntu ufite ikibazo cyo kutabyara, niwe Imana yantumyeho. Undi muntu wa kabiri Imana yantumyeho ni umuntu ubona urugo rwo rugeze mu marembera, mbega ku kijyanye n'ingo ziri gusenyuka. Abo bantu babiri ni mwebwe Imana yantumyeho. Undi muntu rero narivuze wa gatatu, ni abantu bari kunywa inzoga, ngo agakorera udufaranga dukeya akajya kutunywera inzoga, ngo ahubwo ari gushaka amahoro, ahubwo rero ugasanga yibujije amahoro. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Ngiye kubasuhuza mu ijambo ry'Imana riri muri Esteri, nimara kurivugaho iminota nk'ibiri cyangwa itatu ndaza kugaruka nsenga. Nuko ngo niba wizera Imana, ukizera ijambo ryayo, ukizera ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, turaza gufatanya dusenge. Nuko ngo kwizera kwawe kuraza kuguhesha izindi mbaraga, kuraza kuguhesha ubundi butware, kuraza kuguhesha ubundi bubasha utari ufite kubyerekeranye no kubyara ndetse n'urwo wabonaga ruri mu marembera. Bivuze ngo niba uri kureba iki kiganiro cyangwa uri kumva iri jambo ry'Imana, ukaryumva wowe uri umukobwa cyangwa se uri umusore cyangwa se uri umukecuru cyangwa se ukaba uri umupfakazi cyangwa se ukaba uri umugabo udafite umugore, uwo waba uri we wese ariko ukaba uzi ko hari umuntu wifuriza ko yagira ibyiza, yaba ari ubona urugo rwe ruri mu marembera, yaba ari ubona wananiwe kubyara, uwo nguwo umbabarire umwoherereze iyi linki kugira ngo aze kuza gufatanya nanjye gusenga. Icyo ngusaba ni kimwe, uze gukora kuri screen yaho uri kurebera, niba uri kurebera kuri televiziyo, niba ijambo ry'Imana uri kurirebera cyangwa uri kuryumvira kuri telefone cyangwa kuri laptop yawe, aho ari ho hose upfa kuba uri kumva iri jambo ry'Imana n'ubuhanuzi nzanye Imana yampaye. Njyewe ubwanjye wizeye Imana Dieudonné ntabwo ufite icyo navuga, sifite icyo nakora, ariko Kristo w'Imana ishobora byose yakuntumyeho, yakumye kugira ngo ibyo wabonaga bidafite ishusho, ku Mana hari ishusho. Ibyo wabonaga bidafite icyerekezo, ku Mana hari icyerekezo. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Esteri, ni igice cya mbere, turasoma ku murongo waho, ubundi ndashaka imirongo ibiri yonyine, 11 na 12. Ariko reka duhere ku mutwe w'amagambo hari, dusome n'umurongo waho wa 10. Imana ihabwe icyubahiro. Esteri niho tugiye gusoma igice cya mbere, umurongo waho wa 10. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo umwamikazi yanga kwitaba umwami. Nuko ku munsi wa karindwi umwami anezeza umutima na vino, ategeka Meshumani na Bizitana, Haribona na Bigitana na Bigita na Abagita na Zetari na Karikasi inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami, yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Amen. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Ngo niko kurakara, uburakari bugurumana. Amen. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Uyu muntu witwa Ahasuwerusi yari umwami, yayoboraga igihugu
yenda tuvuge reka mfatire ku rugero rw'umuntu uri mu rugo, umugabo cyangwa se mvuge n'umugore we, kuko ahanini nibo Imana yantumyeho cyane. Niyo ngo uyu mwami ngo we yaragiye yinezeza n'inzoga, ngo amaze kwinezeza n'inzoga yumva muri we ko icyo agomba gukora muri uwo mwanya ari uko agomba kuza kubwira umugore we ngo naze kugira ngo umugabo amumurikire abantu, avuge ngo dore umugore nashatse, ngo mwamubonye n'ubwiza bwe, mwamubonye n'uburanga bwe. Ngo ariko ngo noneho ngo wa mwamikazi ngo Vashiti yanga kwitaba umwami, ngo asuzugura umwami, asuzugura itegeko ry'umwami, asuzugura mbega icyo umwami yaravuze. Kandi umwami yicaye mu bandi bagabo, yicaye mu batware, yicaye mu bakomeye, yaratumye inkone ze 7 zose, ngo ni inkone ndwi, ngo asibwiye ngo nimugere muzane umwamikazi yambaye n'ikamba, ngo kuko uwo mwamikazi Vashiti yari afite uburanga, yari mwiza. Bibiliya yo yabigeretse reba ngo yari mwiza afite uburanga. Uyu muntu noneho Vashiti noneho ubwo yasuzuguraga yanga kumva, ubwo yasuzuguraga ariho yanga kumvira umwami, hari umuntu umwe witwaga Esiteri. Uwo nguwo Esiteri yari ari mu mirima ya rubanda, yari ari mu mirima y'abatware, yari ari mu mirima y'abandi bantu, yari ari mu mirima hirya no hino, ngo ari haragenda humbahumba, yari ari hirya no hino ari hasenga, yari yaryamaga agasenga, yabyuka gitondo agasenga, yaba yicaye agasenga, yaba ari guhumba ibishimbo agasenga, yaba ari gutoragura inka agasenga, icyo yakoraga cyose niyo yajyaga kuvoma yasenga. Noneho ngo uyu mwamikazi Vashiti yanga kumvira umwami, umwami aravuga ngo kubw'agasuzugura asuzuguye, ngo umujinya uba mwinshi, ngo umujinya amaso harahinduka, ngo umujinya arajabiranwa, ngo bituma none harakara cyane, biba ngombwa ko yirukana umwamikazi Vashiti. Haleluya. Ahantu rero niho ngiye kugaruka noneho kuko Imana yambwiye, ndagira ngo usobanurire kubwira ijambo impamvu Imana iryo yamba. Yambwiye ngo hari abagabo benshi ngo bagenda bakanywa inzoga, bamara kunywa inzoga bakumva ko icyubahiro cyabo ari icy'icupa gusa. Imana irambwira ngo ntabwo icupa ryo rizana icyubahiro, Imana irambwira ngo ahubwo ikizana icyubahiro ngo ni uguca bugufi, ngo ni ukumvikana, ngo ni uguhuza mugasengera umugozi umwe. Imana irambwira ngo mwababyeyi mwe maze igihe musenga, ngo namwe mwabagabo mwe mwari maze igihe mutakambira Imana, ngo mukabona abagore banyu babananiye, ngo mukabona ntibumva. Imana irambwira ngo bivuze gusenga kwanyu uyu munsi wa none ku itariki tuvuganaho, Imana yambwiye kubaka ingo zasenyukaga, Imana yambwiye gutanga kubyara ku babyeyi batabyara. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, ntabwo ndi butinde mwirija. Nuvuga ngo igikomeye cyane ni ugusenga. Imana yambwiye ngo senge, nawe muntu uri bwizera ijambo ry'Imana ukumva ko Vashiti wari uri imbere yawe yavuyeho, kuko Imana yambwiye ngo hari Vashiti wari uri mu ngo z'abantu. Uwo Vashiti nta kindi cyamuzanaga ngo nagasuzuguro ko kutumvikana mu ngo, uwo Vashiti ngo nta kindi cyamuzanaga ngo ni ukudahuza mu ngo, uwo Vashiti ngo nta kindi cyari cyaramuhagurukije ngo ni ukugira ngo urugo rwanyu rusenyuke, ngo kugira ngo mubure amahoro, kugira ngo ababyeyi batabyaraga ngabo nabo ubwabo ngo bagume muri icyo gihirahiro cyo kutabyara. Ariko Imana yambaye urugero, urugero kuri Hana. Ikintu ushimira Imana, Imana imaze kumbwira ibi bintu, hari umuntu umwe wenyine nahise nohereza message, icyakora ashimira Imana, nawe yanyohereje message arambwira ngo none hari harabona ibimenyetso, ngo kuko umugore we yemeye guca bugufi. Nzamuzana rimwe azatanga ubuhamya ababwire n'uburyo we n'umugore we bari babanye, uburyo bari babanye nabi cyane. Hahandi umugore yirirwaga mu bagabo, hahandi umugabo yirirwaga ariya, yari umunyonzi, yirirwaga ariya yanyonga igare akarira kubera ko umugore yamunaniye. Ariko Imana imaze kumpa iyi message, haleluya, mbabarira wowe utabyara, mbabarira koraho kuri screen yawe uvuga ngo Mana nakiriye kubyara mu izina rya Yesu. Wowe ne kurwa rwawe rusenyuka, kora wawe ngaho kuri screen yawe uvuga ngo nakiriye urugo rw'umugisha, urugo rw'amahoro, rwo ntabwo rugisenyutse mu izina rya Yesu. Lele vosia la bando mbaraga z'Imana isumba byose. Mana ndagushimiye kubw'ineza yawe, kubw'urukundo rwawe. Uyu muntu urabuye ikiganza agakoraho mwami umutima we ukizera, ndamusengeye reka yakire kubyara, dore ntiyabyara
ingo izo ngo zasenyukaga Imana irazubatse mu izina rya Yesu. Nawe utabyaraga Mwuka w'Imana aguhaye kubyara, fata kuri iyo sikirini ufate no ku nda yawe uvuge ngo ndabyaye birarangiye, uvuge ngo igihe kirekire nari maze ntabyara, uvuge ngo birarangiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye Kristo, imbaraga zawe, shimiye neza n'ubutware bwawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze Uwiteka, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, Imana igutabare. Kandi ndagira ngo uyu mwanya ukimara kwizera ijambo ry'Imana uhite ubara amezi 9 ubwira Imana ngo Mana nizeye imvugo yawe ko nari maze igihe kirekire urugo rwanjye ruri gusenyuka, vuga ngo nizereye mu ijambo ryawe, nizereye mu buhanuzi watumye umwana wawe utari ufite icyo avuga ariko ukamuha icyo kuvuga, nizereye mu iri jambo kugira ngo nanjye icyo nari mfiteho ikibazo mu rugo rwanjye nabonaga ruri gusenyuka, yewe nari namaze no kuzinga byarangiye, ariko noneho ndongeye nizeye ijambo ryawe, uyu mwanya ndongeye urugo rwanjye ngiye kurusubiramo ngubake rukomere, ntabwo dayimoni uzongera kurwanya arushobora. Nawe wenda gutabyara ufate kunda yawe uvuge ngo Mwami Yesu ndagushimiye ngo kubw'uyu munsi wa none, kubwo numvise ijambo ryawe n'ubuhanuzi wantumyeho kuko ntabyaraga, none hakuye itariki uhita uyishyiraho itariki urubonereho iki kiganiro, uvuge ngo guhera ku itariki ubonereho ikiganiro iyo ariyo yose, haba none yaba ejo isaha yose uzabonera iki kiganiro, uzavuge ngo Mwami ndagushimiye ko ntabyaraga nkaba ngiye kubyara. Iyo tariki uyandike, numara kuyandika ubwire Imana ngo riko yatumye umuhanuzi wawe nanjye ngiye kubyara. Nibashaka bazabe barateruyemo matirisi, Imana izaguha umwana. Niba bakanishi babona piyese z'imodoka bakabona piyese za moto, ntabwo Imana yabuze piyese y'inda yawe, no, ntabwo bishoboka. Imana ishobora byose. Kandi reka mubwire, niyo wabona urugo rwasenyutse, Imana niyo yubaka. Niko yambwiye kwije kuzubaka. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Reka suhuza abategereje Kristo mwese aho muherereye, mwiyumve kandi mushime Imana kuko Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu.